Oya woho nabyo kuvuga ko wumvise. Sigukunda nande se? Ahuzwa n'iki? Se nkawe utabiteka. Jewe abakobwa b'imiskibaye afata nka dadi wabo. Sure. Oya nyine hari ukuntu kanya uyu muhanda unyurwamo na benshi yacaho umukobwa Hemeze se? Fata se. No, reka nze giye nkwereke nkwemeze. Namwe afatanye. Sikuba mufata. Ako makomona mukuje ngendo zaba mishi muraba mishi. Wagira ngo tugende Muraba mishi. twabana bari Mishi kwasara. nta kibazo. Niwe na nyine yatakuvugisha. Mufata siyo. Nta ndwara gusuza kwese. kandi ngo zigutereta undi wo musubiza mu mwe. Oya muvuye gusura abashirisi Tuvuyeyo nyine. ese ubwo nabire ko bwari kuramo se reka tukikundane Wewe naranjyana pe. yego se uri kwara nkube nza nkuhenze undi se witwa nguki fashunga mfata ingo kugira ngo bose Ay, turareba. ese bakatukundana mama Ngo bite wowe. nese mwimikawe Ese kane. sanze kutwibwira n'izina Ntabyanze nyine wowe uri umuntu wo kuvugize. Ngo bimwe cyangwa cyakunda gakundana n'abantu. Njye ntabwo nakundana nawe. Inda akabaye yabaye n'undi wowe. n'ubundi narisebeye ku mizigo Naribe. oya nyine tufata wenyine wigendera nimba ari byo Ntabwo ngibyo njya gusuzanya nawe. yego ariko uzamuka bwagiye cumi Serata mungu wanjye.